Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ataduje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Atangiza ku binyabiziga biri mu muhanda munini, B itangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso, C itangiza ku makamyo na za autobisi, D ibinyabiziga byose uretse amapikipiki bigomba gutanga inzira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, tangiza ku binyabiziga biturutse ibumoso. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye kuri rompo yari yabanyura bazengurutse, urabizi iyo ugeze ari abanyura bazengurutse, icyerekezo cyose waba uturutsemo winjirira iburyo. Rero ibinyabiziga biri ibumoso bwawe ni bya binyabiziga biba byagutanze kuhazenguruka. Rero urabanza ukabiha inzira bikabanza bigatambuka. Biriya binyabiziga byagutanze kuhazenguruka biba biri ibumoso bwawe. Ndizera ko ramuzamo B, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyabwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mu izi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, muri metero 200 nibura amatara ndangaburumbarare nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze nijoro igihe ijuru rikeye birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Amatara ndangaburumbarare abagomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150, utugarurarumuri ni muri metero 150, amatara maremare ni muri metero 100, amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo byose ni ibibazo bababaza babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru. Uhita ubikora ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, dugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626
tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Iki gice kiba gikenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya munini gusa. C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Icyo gice bari kuvuga nibyo mwita ngo ni parikingi mu ndimi z'amahanga. Hariya imodoka ziba zishobora guparika mu gihe ziri kugenda mu muhanda. Kiriya gice kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze aho umuhanda ugarukiye, inkombe aho umuhanda ugarukiye. Kiriya gice ni parikingi. Ikinyabiziga kiba cyahagarara umwanya muto cyangwa se umwanya munini. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ariko icyo gice nkeke ko ugisobanukiwe. Rero hari abantu batamenyaga ko ari parikingi. Hariya rero bawahagarara umwanya muto n'umunini. Ndizera ko ramusamo rero C, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo gice tumaze kubona ruguru ko kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ariko bongeyeho andi magambo, ubundi yakagombye kuba B, ariko bongeyeho ngo ndetse no ku mihanda ngo irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko tubonye ko icyo gice kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka. Ntiwatwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga. Ngo ariko ngo ntibibujijwe ngo ku binyabiziga bikurikira. Wari ibinyabiziga byo biba bibyemerewe. Ibe binyabiziga A, imashini zihinga. B, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga zo ziba zibyemerewe. Ibishobora kugenda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura cyangwa se byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga. Ndizera ko ramusamo A, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wayisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, akazamuka gashinze cyane. B, umuhanda utaringaniye ibumoso. C, ahantu umuhanda umeze nabi. D, ahegereye utununga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni a, akazamuko gashinze cyane. Kino cyapa iyo ubonye ugiye kugera ahantu haterera, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Noneho kino cyapa ukibona mbere, kubera ko bino byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ukibona mbere ukabanza ukagenda urwo rugendo, ukabona kugera aho hantu haterera, akazamuko gashinze cyane, ugiye kugera ahantu hazamutse. Noneho rino 10% ntabwo ari ryo rihoramo, bashobora gushyiramo 20%, 15% bitewe n'ukuntu ako kazamuko karaba gahanamye. Uko bagenda bongeza umubare niko karushaho kuba kazamuko gahanamye cyane. Ndizera ko ramstamo a, ndizera ko ramskandika ku gapapuro. Tugira amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iriya video nagukoreye, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: we buremere a burenga toni 1, b burenga toni 2, c burenga toni 24, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa binamanikwa ku mihanda, ntago bishyirwa ku binyabiziga. Niyo udisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramstamo d, ndizera ko ramskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ahatari munsi umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni noye muvuduko: a kilometero 50, b kilometero 40, c kilometero 30, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni a, kilometero 50 mu saha mu nsisiro, atari mu nsisiro, ahantu atari mu ngo. Rero umuvuduko mu saha ntarengwa wa velomoteri aba ari kilometero 50. Kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. Ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Ibyo byose mba bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kibazo cya 9 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni nubuhe buremere: a toni 10, b toni 12, c toni 16, d toni 24. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni c, toni 16. Hari igihe duhitamo toni 12, hari n'igihe duhitamo toni 16. Uzahitamo toni 12 ryari? Niba bavuga ngo uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3, uzahitamo toni 12. Niba renzaho ngo cyangwa irenga hatarimo makuzungu, uzahitamo toni 16. Iyo bavuze umutambiko, niba ikinyabiziga gifite umupine umwe iburyo undi ibumoso, ikibihuza nicyo bita umutambiko. None ikinyabiziga gifite imitambiko 3 ariko batabariyemo imitambiko yo kuri makuzungu. Murabizi makuzungu ni cya gikontineri kiba gifatanye na hara umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicaye nta migozi irimo igikurura. Rero gifite imitambiko 3 ngo ariko batabariyemo iyo kuri makuzungu, aba ari toni 16. Kibazo cya 10 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikorewe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenga ibyo bipimo:
a santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, b bugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. c a na b ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Aba ari santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, urugero nk'igare. Iriya ntebe ikaba ifite ubugari butarenze santimetero 30. None waba washyizeho imizigo ubugari ntarengwa budakuka ntiburenge metero 2 na santimetero 50. Wari wahisemo a, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo b, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo c ivuga ko a na b ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ushobora no kuduha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye, nubwo waduha saa 3 z'ijoro, saa 4 z'ijoro, turaboneka. Amasomo abari tukakwigisha mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hari igihe bavuga ngo mpande 3 mu ibara ritukura, umuntu bikamuyobera. Kuvuga ngo mpande 3 mu ibara ritukura no kuvuga ngo mpande 3 umuzenguruko w'umutuku, ibyo byose ni kimwe. Kuvuga ngo ubuso bw'umweru no kuvuga ngo ubuso bwera, ibyo byose aba ari kimwe. Ibirango byo ni umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? a akazamuko gashinze cyane, b umuyaga w'intambike, c uruhererekane rw'amakoni, d umuhanda unyerera. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni d umuhanda unyerera. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo umuhanda unyerera. Ugiye kugera mu gice cy'umuhanda kiri kunyerera. Ikindi bino byapa nk'uko nabikubwiye ukibona hakiri kare, kugira ngo ugere aho hantu warushijeho kwitonda. Niba ari ugabanya umuvuduko ube wawugabanyije, niba ari ufata imiziga ngo uzirikeho iminyururu irwanya ubunyereri ube wabikoze hakiri kare. Bino byapa biburira ubibona mbere, kaza kugira aho hantu warushijeho kwitonda. Ndizera ko ramstamodi, ndizera ko ramskyandika ku gapapuro. Kibazo cya 12 kikabaza ngo iyo romoroki iziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara, igihe bitagishoboka ko neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Romoroki iri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Hari ukuntu bigomba kugaragazwa kugira ngo abandi bari gukoresha umuhanda baze kuyibona, kubera ko batubwiye ngo igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se ni igihe cy'ibihu, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Rero iyo romoroki kubera ikingirije itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, hari ukuntu igaragazwa ku buhe buryo? a itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. b itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko igisubizo cyanjye cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a, ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bashyira kuri iyo romoroki inyuma. Ndizera ko uramutamo a, ndizera ko uramutse yandika ku papuro utari wayihisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, kubera ko iyo romoroki iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura kandi bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Igaragazwa kwa buriya buryo rero. Ndizera ko uramutamo a, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga, ibiziga baba bari kuvuga ni imipine. A inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B imbere ni metero 1 na santimetero 70. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni a, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Igice kirenga ku biziga niba ari umupine kuva ku mupine w'inyuma kugira aho ikinyabiziga kigarukira ari kugana inyuma hagomba kuba harimo metero 3 na santimetero 50. Noneho imbere kuva ku mupine w'imbere noneho ugera aho ikinyabiziga kigarukira ari kugana imbere byibura hagomba kuba harimo metero 2 na santimetero 70. Metero 2 na santimetero 70. Rero impamvu hano twahisemo a gusa, kuri B bavuze ngo metero 1 na santimetero 70 kandi abagomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya nabikubwiyeho uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, bwatsi bw'amatungo bidahambiriye ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ubugari bwayo buba bushobora kugera ku bihe bipimo: A metero 4, B metero 3 na santimetero 50, C metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3 biva kuri metero 2 na santimetero 75. Ibyo bipimo bikagera kuri metero 3 iyo ikinyabiziga kijya atarenga kilometero 25 uvuye aho iyo mizigo yapakiriwe. Ndizera ko uramutamo rero C, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Kiba giteye ku buhe buryo? A ishusho mpande 3 ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B ishusho mpande 4 ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho ni mpande 4 ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Cyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo amagambo kikubwira ko ugeze mu gace hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa kugendera ku kibuga cy'indege. Ndakeka ko uramutamo rero B, ndizera ko uramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande 4 kuko iyi ntabwo ari mpande 3, ntabwo ari uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ryo gutambuka
gutambuka mbere. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Kino cyapa hari abantu benshi bakunda kubyitiranya bakavuga ngo se B na C bitandukaniye. Hari gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Ibinyabiziga biri guturuka imbere aho weho uri kujya nibyo bitambuka mbere. Muri make biza bigusanga biri guturuka aho weho uri kujya nibyo bitambuka mbere. Kandi hano ho uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe, ni wowe uratambuka mbere. Niyo mpamvu B na C bitandukanye. Hari gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biri guturuka imbere aho weho uri kujya, hari no gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Wowe ugiye gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Turebeye mu birango turi mu mweru, abaza badusanga bari mu mutuku. Rero twe turi mu mweru, twemera gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yacu. Niyo mpamvu duhisemo se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Tuba tugomba kuba dusa dute? A n'umuhondo, B n'umutuku, C n'umweru, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se n'umweru. Utugarura urumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru. Noneho turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa dute? Tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Noneho turi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa dute? Tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho mbikubwiye hakiri kare kugira ngo nuhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora. Utugarurarumuri turi imbere tuba dusa umweru, uturi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba dusa umuhondo, naho uturi inyuma ku kinyabiziga inyuma tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho kandi murabizi intego yacu ni gukora kino kizamini ariko tukabona ibibazo byinshi bababaza kugira ngo nugerwaho wumve byose warabyumvisheho uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka ugomba gukora iki? Wegereye zebra cross usanze hari abanyamaguru bategereje kwambuka, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Akurika abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C gukoresha amatara bamenyesha kwambuka. D gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Murabizi kugira ngo wirinde ibyago uba ugomba kugira ute? Kugabanya umuvuduko witegura kugira ute? Guhagarara. Kubera icyo ugomba kugabanya umuvuduko, birashoboka ko umunyamaguru ashobora kuvuga ati n'ubundi tugeze aho twemerewe kwambukira agahita ajya mu muhanda bitunguranye. Iyo wagabanyije umuvuduko bihita bikorohera guhagarara utamuteje ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara mu gihe umunyamaguru wa mbere yaba ageze mu muhanda. Ikindi nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo ikivuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Ibyo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo kubera ko nibwo buryo bukoreshwa kugira ngo wirinde ibyago, ni ukugabanya umuvuduko cyangwa se ugahagarara. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe kubera icyo ushaka umwanya mwiza kandi uhagije, kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho.
B. Kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. Uba ukeneye umwanya uhagije kugira ngo abandi bose bari gukoresha umuhanda baze kumenya icyo ushaka gukora. Nubwo ugiye gukatira ibumoso bahite babibona hakiri kare baguha inzira. Niba ugiye gukata iburyo babibone hakiri kare baguha inzira utabateje ibyago. Ndizera ko ramuzamo C. Ndizera ko ramuzandika ku papuro. Kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande 3 gitukura mu muhanda. Ugomba gukora iki? Ugomba kwitwara uti? Ahagarara utegereza amabwiriza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C. Kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. D. Hagarara kuri icyo cyapa cya mpande 3 mbere yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Uba ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe, kubera ko kiriya cyapa kenshi uzakibona wenda nk'igikamyo cyapfiriye mu muhanda. Urabizi niba imodoka yapfiriye mu muhanda ntibayiteruramo. Noneho icyo cyapa noneho ikibazo ikinyabiziga cyawe nikigupfiraho ufite icyo cyapa uzagishyira mu ntera ingana iki? Ugishyira mu ntera ingana na metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ariko ari wowe ukibonye noneho atari wowe ikinyabiziga cyapfiriyeho akaba ari wowe ukibona mu muhanda, umenya ko ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe. Akenshi ntabwo abwiye ko nk'imodoka iba yapfiriye mu muhanda. Ndizera ko ramuzamo B. Ndizera ko ramuzandika ku papuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.